Amakuru yacu reka tuyakomereze ku musore w'imyaka 26 uri kuregwa ndetse ari no kuburana icyaha yakoze cyo gusambanya umwana w'imyaka igera kuri 16 amurusha imyaka igera ku 10 yose y'amavuko. Uyu musore wasambanyije uyu mukobwa w'imyaka 16 akaza no kumutera inda, biravuga ko yamufashe ku ngufu batigeze bumvikana mu kuryamana. Uyu musore rero urukiko rukaba ruri kumukatira burundu, ubundi bivuga ko mu bigendanye n'amategeko y'iburanisha cyangwa se y'ifungwa ishingiye mu gusambanya umuntu uri munsi y'imyaka 18 aba ari icyaha gihanwa n'itegeko, kandi ingingo iragira uti iyo usambanyije umwana uri munsi y'imyaka 14 y'amavuko ukatirwa igihano cya burundu, ndetse niyo usambanyije umwana uri hejuru y'imyaka 14 kuzamura kugeza kuri 17 ukatirwa imyaka 25, ariko iyo abikuyemo uburwayi, ubumuga cyangwa se kuba wamutera inda ukatirwa igihano cya burundu ku mpamvu nyoroshyacyaha. Uyu musore ukomeje kuburana avuga ngo namuhe uburenganzira abamufungure agenda atunga uwo mukobwa ndetse amugire umugore, mu gihe iwabo umukobwa batabyumva. Ese waba wowe wabyemera ko umuntu yaba yaragusambanyije umwana amufashe ku ngufu aranyuze ukanamumuha akamugira umugore? Nibyo tugiye kumva nk'uko amakuru niko ndayakesha igitangazamakuru Umuseke gishyize hanze mu kanya gashize, akangiye kuyagusomera. Njye nitwa Aimable, ngo ikaze rero ku muyoboro wa Zaf TV Info Rwanda. Niba Rwanda ugeze ko no muyoboro kandi subscribe no kunzogera, bizajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Amakuru yacu reka nyatangire nyasoma mu buryo burambuye kugira ngo twumve uko byagenze n'icyatumye uyu musore afata uyu mukobwa w'imyaka 22 ku ngufu. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije urubanza ruregwamo umusore w'imyaka 23 y'amavuko wasambanyije umwana w'umukobwa w'imyaka 16 amutera inda. Uregwa atuye mu murenge wa Mayanga, akagari ka Kagenge, umudugudu wa Biryogo. Mu bihe bitandukanye yasambanye n'uyu mwana w'imyaka 16 bigera nubwo amutera inda. Ubu akaba atwite. Mu rubanza uregwa yemera icyaha ndetse akanagisabira imbabazi. Nyuma yo kumva icyo ubushinjacyaha bubivugaho ndetse n'imyireguro y'ururegwa, urukiko rwapfundikiye iburanisha rivuga ko urubanza ruzasomwa tariki 20 Mata 2025. Icyaha cyo gusambanya uyu mwana w'umukobwa uregwa akurikiranyweho giteganywa n'ingingo ya 14 itegeko nimero 058/2023 ryo kuwa 4 tariki 12/2023 riteganywa ibyaha n'ibihano muri rusange. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwaburanishije urubanza ruregwamo umusore w'imyaka 22 y'amavuko wasambanyije umwana w'imyaka 16 amutera inda. Uregwa atuye mu murenge wa Mayange, nk'uko nabibabwiye, akagari ka Kagenge, umudugudu wa Biryogo. Mu bihe bitandukanye yasambanyije n'umukobwa rero yamuteye inda. Nyuma yo kumva rero icyo ubushinjacyaha bwashinjije umusore, urubanza rw'uyu musore ruzafungirwa. Gusa uyu musore afite byinshi arimo arasaba kugira ngo yoroherezwe ibihano ndetse anarekurwe. Yavuze ko gusambanya uyu mukobwa yabyemera kandi yanabikoze, biza no kurangira yamuteye inda. Gusa asaba amahirwe yo kuba uwo mukobwa yamugira umugore, akaba bareka kumufunga, ahubwo bakamureka akamufasha kurera umwana bazaba bagiye kubyarana. Yakomeje agira uti kumfunga si byo bisobanuro byiza cyangwa se zatuma umwana azavuka azakora neza kwa ko nzamfunze, ahubwo mureke rwose uwo mwana nzamurere. Gusa ibyo ngibyo bisa nkaho ari ugutakira ingwa, kubera ko mu Rwanda kuryamana n'umwana n'uyo afite imyaka 17 bahora iminsi 3 ngo yuzuze imyaka 18, icyo ngicyo ni icyaha kivuga ko wakoze viol cyangwa se wasambanyije umwana udakwije igihe cyo kuba yemerewe gukora imibonano mpuzabitsina. Ngayo nguko ubushinjacyaha rero buvuga ko uyu musore agomba gufungwa igihano cy'imyaka 25 mu gihe mu nyihanganire. Ubushinjacyaha buvuga ko uyu musore agomba gufungwa igihano cya burundu kubera ko uyu mukobwa yabikuyemo uburwayi, ubwo ndavuga indahati. Uyu musore agomba gufungwa igihano cya burundu mu gihe umusore yemera icyaha akanagisaba n'imbabazi kandi akanasaba kuba yahita arekurwa, kandi mu gihe nanone bamwe bavuga ati byibuze babiha imyaka 25 y'amavuko. Ubwo aramutse afunzwe afite imyaka 20 afite yazavamo hafi imyaka 50 inarengaho. Amakuru Zaf Info Rwanda yamenye nuko uyu musore n'uyu mukobwa bari mu rukundo. Mu bisanzwe bakundanaga, kandi uyu mukobwa ari n'umunyeshuri, ariko akaba yaramufashaga mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, harimo nko kumuha amafaranga, ndetse barakundanaga. Cyangwa murabizi ko utwana tw'udukobwa dukunda gukorana n'abasore bakuru babaruta, baba bifitiye amafaranga cyangwa se icyo bakora. Biravuga ko rero bakundanaga, yari sheri we mu busanzwe, rero baza kwemeranya
ariko nanone mu rukiko bagaragaje ko uyu musore ngashobora kuba yaramushutse akabafata ku ngufu mu gihe umusore we yemera icyaha akanagisaba imbabazi akavuga ko rwose ibyaha byemera ahubwo yakarikuwe. Ese bizagenda gute andi makuru azaba yikurikiyeho nzahita nyakubwira. Ariko naragenda mu kanya ndaje twinjiye makuru y'ibiri kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko imirwano ikomeje guhuza inyeshyamba za M23 ndetse no kurwana ku ruhande rwa guverinoma, ubwo ndavuga ariko kurwana ku ruhande rwa Kinshasa ikomeje abarundi FDL wazarindo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Amasasu ni menshi, imarira ndetse n'imiborogo bisinakubwira intambara ikomeje kuvuza ubuhuha hirya no hino. Kubwira ngo rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri no muyoboro wacu ukande subscribe kuranyuza kandi kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Ariko niba usanzwe wana natwe warakaze subscribe uvuye ku bintu byiza cyane by'agaciro, bari bw'ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.